nubwo bakomeje kubica hirya no hino gusa The Ben na Bruce Melodie press conference itangazamakuru iteguye igitaramo bazacikiranamo ku itariki ya mbere z'ukwa mbere byagaragaje yuko igitaramo kigamije Yihangana ry'aba bombi rizagaragaza umuhanzi wa mbere ukunzwe kuruta abandi hano mu Rwanda. Mbere yuko nkumvishe bimwe mu byaranze iyi press conference reka nkubwire ko nyuma yuko Bruce Melodie avuze ko ari umuhanzi wa mbere ukunzwe kuruta abandi hano mu Rwanda, The Ben nawe afite ubutumwa yahise amugenera uri buze kumva mu hano. Si ibyo gusa kandi kuko The Ben na Bruce Melodie bateranye ubusekarava nyuma yuko The Ben abajijwe ku kijyanye n'imyambarire ikunda gutera benshi amakenga. Nyuma yuko Yamana umwaka washize agiriye ubuntu akigaragaza mu gitaramo cya The Ben akaba yaravanye urukundo rukomeye cyane, undi muhanzi uri kuzamuka nawe yapfukamiye The Ben maze aramutakambira amusaba kuzagirwa umugisha ndetse n'amahirwe yo kuzagaragaza impano ye mu gitaramo cya The Ben. Birinze kugira kinini babitangazaho bashijwe nimba ari indirimbo y'aba bombi baba barakoranye cyangwa se bitegura kuzakorana mu gihe kiri imbere. Bitebye abafana bivuga ko barwaniye amafaranga bishyuwe na The Ben kugira ngo baze kumufana. Mama yanga icyo cyo impaka ziri butangire gucika imbere y'igitaramo ati gute Bruce Melodie we no gutangariza abakunzi be ko mu minsi 3 ari bushyira indirimbo cya igomba kuba yitwa Munyakazi. Naho The Ben nawe ati ku bakunzi banje ntago ndi kubicira ngo mfite kwera ko minsi 5 mwitegeye indirimbo cya igomba kuba yitwa Indabo Zanjye. Bifuza kuzajya muri igitaramo reka mbwire ko itike ya Apazone cyangwa se ya make n'amafaranga 10,000 na itike ya menshi azwi nka corporate zone n'amafaranga 100,000. Dore muri comment ni The Ben cyangwa ni Bruce Melodie. Naho ngiye umva nk'ibisanzwe nkibutse kubanza ukanda follow kuri TikTok ndetse na subscribe kuri YouTube channel yanjye nje nitwa Journalist J Bruce. Ibi byiza kuri mwese. Ni byiza kubera ko urubyiniro ndutinzeho ndumaze